na nyagasani mu gihe twari twiteze akaga gasa n'ako mwiteze namwe ni uko igihe abantu bazakoreshwa n'imbaraga z'ikuzimu ngo bashyire agahato ku iyubahirizwa ry'icyumweru abadivantisiti umunsi wa karindwi bazaba bakwiye kugaragaza ubwenge bukomeye. wakinzaniye na gatandatu ngo amategeko y'agahato yo kuruka ku cyumweru w'umunsi w'isabato azazana ubuhakanyi bw'igihugu mu birebana n'amahame ya repubulika ubutegetsi bwari bwubatseho. ni leta zunze za amerika yavugaga idini y'ubupapa izemerwa n'abategetsi kandi amategeko y'imana azakurwaho. nabibonye hariya amategeko y'imana azagenza gute? twababwiye ko mu minsi yashize bamaze gutangaza ko amategeko y'imana yashaje, ibyo bibiliya yavuze bitakijyanye n'igihe, hari n'iby'imana ngo yirengagije gushyiramo itari yarashyizemo n'ibigomba kuvanwamo iby'imana yari yaribeshyeho. ibyo ngibyo nta mwanya dufite tuba tubiberetse. bavuze neza ko bagiye gushyira amategeko y'imana mashyashya. hari n'umugabo w'umukaridinari bahaye gahunda yo kujya kuyakorogoshora ku mabuye y'ubwoko bwa marubure, kandi azatangarizwa isi azaba ari amategeko 11 harimo n'itegeko ryemera ubutinganyi. ibyo ngibyo nabyo ni biri hano. amategeko y'imana hano yarahanuye ngo amategeko y'imana azagenza gute? azakurwaho. yaravuze ngo hano ubwo yavugaga inteko nshinga amategeko y'iby'idini uko bizaba twayiberetse hano ko yashyizweho, mwabibonye n'ibizabaho ejo bundi izahura ejo bundi muri 2018 muri uyu mwaka nibwo iri bushyiraho amategeko. ariko yari yarayivuze kera cyane, yaravuze ngo iyo mikorere y'ubugorozi bw'amahanga ishinzwe gushyiraho itegeko murakoze cyane akaga k'inteko nshinga amategeko y'iby'idini. ibi yari yarabivuze kera ko bizabaho. yaravuze ngo iyo mikorere y'ubugorozi bw'amahanga ishinzwe gushyiraho itegeko nshinga ry'iby'idini izaba mu gihe gikwiriye wa mwuka nanone wo kutababarira ndetse n'agahato kabaye mu binyejana byahise. ngo amanama y'abakomeye aziha amahirwe yazigamiwe imana maze basiribanga umudendezo w'umutimanama. uzagerageza uwo ari we wese gusuzugura amategeko yabo azahanishwa gushyirwa mu nzu y'imbohe, guhunga akava mu bye cyangwa ahanisha urupfu. washaka narekeraho ni menshi cyane, ni menshi. hanyuma reka nongere mbasomere amagambo make y'igitabo cy'ubusobanuro bw'ibyashiwe na Daniyeli. ibi tubabwira, ibi bigenda bisohora twe n'ibidutungura twari tubizi. abantu nibatihana bizaba bibareba, ariko nimurimbuka ntihazagira uvuga ngo ntitwamuburiye, dore tuvugiye ahava kandi dukanje amaraso yanyu. zana usobanuro bw'ibyashiwe na Daniyeli. nijwi riheruka kandi ijwi ry'ikiremwe ry'impuruza bitarakomeye ariko ntabwo kugeza ko ariko murasi kugeza akomeye kugeze muheruka ahasigaye ahazumva ryari. ubwo hasobanuraga igitabo cy'ibyashiwe 17 ibi bintu bijyanye n'impuzamadini twari twarabihanuye kera birananditse. nababwiye ko ari nawe yahanuye, yavuze iby'itabi, imana yamuhishura iby'itabi, atangaza ko itabi ari ribi cyane, ari uburozi bwica. icyo gihe abahanga b'icyo gihe bamugize umusazi, ababwira ko ari imana yamubwiye. haciye imyaka myinshi bavumbura, abahanga b'icyo gihe baravugaga ngo agatabi ngo ni keza iyo ukanyoye ngo karagufasha, ngo kagatuma umubiri ugubwa neza. hanyuma rero icyo gihe atangariza isi yuko imana yamuhaye umucyo udasubirwaho ko abantu bose bagomba kureka itabi. hanyuma bigeze nyuma y'imyaka mike cyane nibwo abahanga mu by'ubuvuzi bumaze gutera imbere bakoze ubushakashatsi batangira kubona ingorane za kanseri zitandukanye, ibituntu n'ibindi bitandukanye biterwa n'itabi. bahita bavuga bati buryo umuhanuzi yari umuhanuzi w'ukuri wahitiye nubwo twamugize umusazi. rero abantu bo muri iyi minsi imperuka bashatse bakumva buno buhanuzi, kuko n'ubuhanuzi buheruka amateka y'isi. haranditse ngo yego murakoze. ntaraza ni umwami bavugaga mu bami abami 7 ngo 5 baraguye, umwe ariho kandi undi ntaraza, ariko nazo azaba akwiye kumara igihe gitoya. uwo mwami hano igitabo cyaravugaga ngo
byabisobanuye kuva kera, none biri gusohora tubireba. Haravuga ngo undi ntaraza kandi ngo nazo azabakwiye kumara igihe gito. Ubagereranya urugaga rw'amadini yayobye yose azashyira hamwe akunga ubumwe. Uwo mwami wa karindwi agirana isano na cya gishushanyo cy'inyamaswa, ni ya mpuzamadini twavugaga, kivuga mu Byesho 13 umurongo wa 14. Icyakora ngo uwo mwami azamara igihe gito. Tuzi yuko urwo rugaga ruzahangwa isi imaze kugera ku mahenuka. Twari twarabivuze cyangwa ntacyo twavuze? Dore ngibi biranditse hano. None urugaga barimo barabukora, mwarubonye babisinyira, ariko hano ubuhanuzi buravuga ngo urwo rugaga ruzabaho isi igeze mu ki? Dore ngibi biranditse aha ngaha. Byari byaranditswe mbere yuko tubibona bisohora aka kanya. Turimo turabereka ibyari byarahanuwe bisohora, dore birimo gusohora. Reka nsubiremo aya magambo. Uwo tuzi yuko uwagereranya urugaga rw'amadini yayobye yose azashyira hamwe akunga ubumwe. Uwo mwami wa karindwi agirana isano na cya gishushanyo cy'inyamaswa cyangwa kivugwa mu Byesho 13 umurongo wa 14. Icyakora ngo uwo mwami azamara igihe gito. Tuzi yuko urwo rugaga ruriya basinyiye hano mu kanya basinyaga mureba, tuzi yuko urwo rugaga ruzahangwa isi imaze kugera mu mahenuka. Ubwo ruzagera rugatangira kurenganya abazanga kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, bidatinze igihe cy'imbabazi kizashira, ibyago birindwi bisukwe ku bantu, Yesu ahita agaruka mu ntambara ya Harimagedoni. Kuko rero uwo mwami wa karindwi ntabwo azaramba. Ni ukuvuga ngo ubwami bwagomba guheruka amateka y'isi. Mu mateka y'isi ni ubwami buzaba buyobowe n'abiriminate, New World Order. Ababyumva murabyumva neza. Kandi ubwo bwami bukazaba mu rwego rwa politiki ari New World Order, mu rwego rw'iyobokamana akaba ari impuzamadini, ikaba imaze gufata imbaraga, ari gufata imyanzuro. Nibi byose muri kugenda mubona bitandukanye, hari imyanzuro impuzamadini zikomeye ziri kugenda zifata. Byari byarahanuwe rero yuko uru rugaga rwagomba kuzashingwa mu mateka mu maheruka y'isi. None bidusohoreyeho, dufite ibihamya bifatika yuko isi igiye kurangira ni gato cyane, kandi kubwiriza bigiye guhagarara. Abashaka bihane bakibishoboye, twebwe dukarabye amaraso yanyu. Abatazihana bizaba bibareba, ariko nta muntu n'umwe wo muri kano gace, nta muntu n'umwe uzavuga ko ataburiwe, kubera ko twarababuriye. Nimuguma mu binyoma mubizi mwarabyiziritseho, muzabyizirikeho, ariko mwiteguye no kuzabyishyura imbere y'Imana, kubera ko umuco mwarawuhawe umurongo ku murongo, ijambo ku ijambo, itegeko ku itegeko. Nta kintu na kimwe cyasigaye tutababwiye. Icyo twajyaga kubabwira cyose twarakivuze, kereka icyo tutaboneye umwanya, ariko kandi ibihagije twarabibabwiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ubu ntabwo tuzongera kujya twinginga cyane, igihe cyo kwinginga cyararangiye. Deja n'imbabazi zigiye kurangira mu ijuru. Imana niko yabitangaje. Ubu ngubu abumva bashobora kwakira umucyo w'Imana bakihana, batambuka ari imbere tubasengere. Nimutinda turafunga.